bakunzi bahoraho live twongeye kubasuhuza. Uyu munsi rero tugiye kubaganirira bumwe mu buryo bukoreshwa kugira ngo product zacu, product zikorwa n'uruganda rwa Greenwood International rutanga product ziri standard ku isoko mpuzamahanga. Ese hakorwa iki kugira ngo tuvuge ngo iyi food supplement, uyu muti mwimerere, iyi natural product tuvuge ko ari natural cyangwa se twemeze yuko ari umuti cyangwa ari product ari inyunganiramirire ifite ubuziranenge. By'umwihariko kuri Greenwood International, herbal product and supplements zikorwa gute? Herbal product and supplement murabizi, muzumva kenshi tuvuga imiti mwimerere, umuti naturere, inyunganiramirire, supplement. Nibyo koko Greenwood International ni company ikora product mwimerere zishingiye zikomoka ku bimera mwimerere gakondo, zivura cyangwa zikomoka mu buvuzi gakondo bw'abashinwa, ibyo bita TCM, traditional Chinese medicine. Rero Greenwood ikaba ubwayo ari company iri international ifite icyicaro gikuru muri USA, hari Research and Development Center, ikaba ikuriwe na Professor Dr. Deming Lee, akaba ari we the founder of Greenwood product cyangwa Greenwood company, akaba ari multi company, ni company igizwe n'andi makampani atandukanye akora ubushakashatsi, agakora imiti, agakora n'inyunganiramirire zikomoka ku bimera. Ubimera bikoreshwa mu buvuzi gakondo bw'abashinwa cyangwa se mu buvuzi gakondo bumaze imyaka irenga 5000 bw'abashinwa. Ni ubuvuzi bwamenyekanye cyane kugeza ku isi yose kubera yuko bo bagerageje kurinda ibimera bikoreshwa mu buvuzi gakondo bwabo, kandi barushaho kubikoraho ubushakashatsi no kubishyira ahagaragara. Rero hifashishwa technology igezweho yo mu buryo bugezweho bijyanye n'ibyo bita modern technology, ariko idahinduye nanone umwimerere wa bya bimera gakondo. Ubwo bushakashatsi Professor Deming Lee, founder cyangwa se fondatrice w'uruganda cyangwa w'iyi company ya Greenwood International, afatanyije na University of Colonial University, Deming Lee yakoze kandi akora ubushakashatsi ku bijyanye na microbiology, bityo abona niyo doctora ku bijyanye no gukora ibijyanye n'imiti naturelle, imiti mwimerere n'ama supplément alimentaire, ariko by'umwihariko no ku bijyanye n'icyo bita microbiology. Rero ubu bushakashatsi bwagaragaje indwara nyinshi zitandukanye muri microbiology. Imwe mu miti gakondo company yiyemeje gukora ikaba yashobora gukiza no kuvura no kurinda indwara zirenga 120, by'umwihariko zirimo indwara zibasira imitsi n'amagufa, umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara z'uruhu, indwara zijyanye n'ubudahangarwa bw'umubiri wacu. Urugero twabwiramo nka zimwe muri product Greenwood International ishobora gukora kandi zikaba zizwe ku ruhando mpuzamahanga, harimo nk'imiti ivura cyangwa se food supplement zifasha muri case zijyanye na osteoporosis, hypertension, diabete, rickets, cardiac disease, izo ni indwara z'umutima, indwara zo mu ngingo n'amagufa, indwara nka diabete, indwara z'umuvuduko ukabije w'amaraso, indwara zishingiye ku kwiyongera kw'ibinure, hyperlipidemia, indwara z'uruhu nka dermatitis, indwara zishingiye ku mikorere mibi y'imyanya ndangagitsina, sexual malfunctional, indwara z'ingingo n'amagufa, arthritis, n'izindi ndwara nyinshi tarondora ngo tuzirangize zirenga 120. Company ya Greenwood International mu bushakashatsi bwabo bagiye bakora imwe mu miti n'inyunganiramirire mwimerere zihangana kandi zigakuraho ibibazo bitandukanye tubabwiye hejuru. Rero ubushakashatsi kandi bwagiye bugaragaza yuko imwe mu miti cyangwa se muri food supplements zigira uruhare rukomeye mu gufasha umubiri wacu kongera kugarukana imbaraga no kuwusana no kurinda guhura n'indwara zitandukanye, cyane cyane ko indwara nyinshi zituruka kuri carence. Zimwe mu ndwara zitandura nyinshi zituruka kuri carence cyangwa kubura zimwe mu ntungamubiri umubiri ubukeneye z'ingenzi mu gihe runaka. Rero umubiri ugatangira gucika intege, bityo bikabujyana ku burwayi. Yewe n'indwara zandura nyinshi zishobora guturuka ku dahangarwa bw'umubiri wacu bwagiye buhungabana, bukagira intege nkeya zo gushobora guhangana na bimwe mu biziteye, cyangwa se za microbe, za bacteries, za virus, bya bihumyo cyangwa se champignon
izo ndwara rero kubera ko zisanzwe umubiri wacu ufite intege nkeya cyangwa se umubiri wacu udafite intungamubiri zihagije cyangwa umubiri wacu utarabonye iby'ingenzi biwufasha kubaka ubudahangarwa n'imbaraga zawo, bityo wa mubiri wacu ukikubita hasi cyangwa ugahungabanywa n'uburwayi butandukanye. Rero Greenwood International ni imwe muri company zifite ubushobozi bwo kwiga no guhanga imiti n'inyunganiramirire zigezweho kandi zijyanye n'igihe mwimerere, zidafite ibindi bintu byongewemo byangiza umubiri, ibyo bita ama preservative n'ama conservatives cyangwa se amakara, bityo zikaba zikorwa hashingiwe ku ikoranabuhanga rigezweho mu gukora imiti naturelle cyangwa mwimerere n'amasupplement alimentaire mwimerere, bigafasha rero company gukora ubwo bushakashatsi no gukora iyo miti ishingiye ku buvuzi gakondo bw'Abashinwa, ndetse ubwo buvuzi gakondo bukaba bumaze kugera ku isi yose, cyangwa se izi products zikaba zimaze kwemerwa no gukoreshwa ku isi hafi hose mu bihugu byose biturutse muri ubuvuzi gakondo, ariko hifashishijwe modern technology cyangwa se ubushakashatsi bugezweho mu gukora imiti mwimerere. Rero zimwe muri practices cyangwa se bimwe mu bikorwa kugira ngo tugere kuri ya food supplement, wa muti mwimerere, ya natural product, harimo ibyo bita practices and commitment to excellence. No ibikorwa cyangwa se ni procedure zinyuzwamo cya kimera cyangwa se wa muti kugira ngo tuzagere ku rwego rwo kubona umuti cyangwa se ya food supplement ikenewe kandi yizewe, nziza, mwimerere, ikaba idafite ikibazo, igashobora kugera ku isoko mpuzamahanga kandi ifite umwihariko wayo, icyo bita uniquenesses. Greenwood International rero mu bushakashatsi no muri development ikora ku miti no ku nyunganiramirire zayo, niko yuzuza kandi igaca mu bice bijyanye n'ubuziranenge hatagize na kimwe itakazamo. Nuvuga ngo company ya Greenwood bwayo ishobora gukora imiti igeze ku rwego mpuzamahanga kandi mu buryo bwihariye, ku buryo nta practice nimwe cyangwa se nta cyiciro na kimwe cy'ubuziranenge itakaza. Bihera rero mu guhinga no mu gutegura ahahingwa za products cyangwa se bya bihingwa bya bimera bizavamo za food supplement na ya miti, hakorwa icyo bita GAP, good agriculture practice. Good agriculture practice ni gute duhinga nyine, ni gute hahingwa bya bimera, ni gute hahingwa bya bintu bizavamo ya miti, bizavamo za nyunganiramirire. Aho rero hakorwa cyangwa hakoreshwa ikoranabuhanga rigezweho mu kurinda guhinga nabi cyangwa se mu kurinda ibimera bishobora kuvamo ya miti. Rero muri Good Agriculture Practice Company ikintu ikora cya mbere niko hategurwa neza imirima yabugenewe izahingwamo bya bimera bizakomokaho ya miti. Iyo mirima ni imirima itarigize ikoreshwamo amafumbire mvaruganda, akaba ari imirima itarigize ijyamo ibindi bimera bifite uburozi, akaba ari imirima yihariye iri bukoreshwe kandi igahingwa neza, hagakoreshwa n'ifumbire mborera cyangwa se organic fertilizer kugira ngo ya miti izagere ku isoko cyangwa se za nyunganiramirire zizagere no ku isoko cyangwa zizashoboye gutunganywa zifite umwimerere wazo. Babyita Good Agriculture Practice. Bwa mbere ni igikorwa cyangwa se ni certificates, ni ubuziranenge bwashyizweho n'ikigo cy'Uburayi EU. Hanyuma Greenwood International iri mu makampani ya mbere yakurikije izi procedure mu gukora neza no mu guhinga neza kugira ngo haboneke raw materials cyangwa se ibyibanze bikoreshwa mu gukora ya miti biba byuje standard. Icyo gihe rero hakoreshwa imirima myiza, guhinga imbuto nziza, kuyifumbira hakoreshwa organics cyangwa se ya mafumbire mborera adafite ibyangiza ibimera cyangwa se bidashobora kwiteka mu bimera. Hanyuma muri GAP cyangwa se muri Good Agriculture Practice, Greenwood ubwayo ifite uburyo yitunganyiriza kandi kita ku bihingwa byayo ikoresheje organic fertilizer zidafite ingaruka cyangwa zidafite ibinyabutabire ibyo ari byo byose, ku buryo cya kimera kizakura neza kandi kigatanga umusaruro mwiza, ari nacyo kizakomeza kinjira muri process ikurikiyeho bita GEP cyangwa se GEP, Good Extracting Practice. Good Extracting Practice
ni tekinoloji igezweho yo gukura noneho za ntungamubiri cyangwa se ya miti na za nyunganiramirire uburyo uze extractingamo uzakuramo bya bindi bikenewe kugira ngo bikore ya ntungamubiri, bikore za nyunganiramirire, bikore ya miti. Muri iyo good extracting practice rero company haba harimo technique zitandukanye: extracting, purifying, distilling, hanyuma na concentrating, crystallizing, filtrating and drying. Izo practice company zose izinyuramo itagize nimwe itakaza. Hanyuma ibyo byose byamara gukorwa kandi company kubahiriza izindi practice nk'izo bita GMP, good manufacturing practice, ni certificate company cyangwa zatangiye kuba kuva mu 1975. Kuva ubwo rero na Greenwood International kuva yatangira gukora zimwe muri products zirimo herbal medicine na za food supplement twagiye tubasobanurira. Greenwood products ziba zujuje izi standards zirimo ziriya zigengwa na FDA nyine, zirimo good manufacturing practices, zigahabwa rero product za company zigahabwa ubuziranenge n'ikigo cy'abanyamerika gitsura ubuziranenge bw'imiti n'ibiribwa, ikigo cyitwa FDA. Company kandi ikora icyo bita good manufacturing practice, good extracting practice, good agriculture practice, kandi company ikita ku cyo bita good laboratory practices. Company yita by'umwihariko ku bijyanye no gusuzuma no gupima iby'ingenzi byose ko bigomba kuba byuzuye muri za product zayo zirimo za supplément alimentaire na za natural medicine. Hanyuma company ikiga kantu kandi ikareba ko bimeze neza kandi bitangije umwimerere wa cya kimera, bitangije umwimerere wa muti twifuza, bitangije umwimerere wa ya food supplement twifuza. Company kandi inyura muri gahunda y'icyo bita good clinical practice. Good clinical practice yatangijwe mu myaka 30 ishize. Company ya Greenwood International ikora test ikareba ko za product zayo zizagera ku musaruro icyo zagenewe, hanyuma ikabona kuzigeza ku isoko. Akiyongera icyo bita GLP, good laboratory practice, twabibasobanuriye, niyo bita GCP, good supply practice, kugira ngo product za company za Greenwood International tuzazisange ku masoko mpuzamahanga niko ziba well supplied kandi zikazagera kuri last destination, zikazagera aho zagenewe ntacyo zangiritseho, zifite safety, zifite umwimerere wazo wo gukoreshwa icyo zagenewe, niba ari supplément alimentaire ku buryo intungamubiri zose zawo zirimo, niba ari umuti zizagera ku ntego zakoranywe wo kuvura abantu no kubakiza indwara bafite, kandi zigashobora kugera hose company yateganyije naho abakiriya bazo baherereye. Rero ni product nziza ku buzima bw'abantu kandi nziza kuba zikoresha, dore ko zitanga umusaruro kuruta izindi nyinshi twaba dusobanukiwe kubera uburyo zikoranwa ubuhanga hifashishijwe tekinoloji igezweho, ariko kandi nanone hitawe ku musaruro zigomba gutanga, cyane cyane ko n'ubundi zikurwa mu buvuzi gakondo ariko bw'abashinwa buzwi cyane mu myaka 50 ishize, ndetse uyu munsi iyo tekinoloji zikoreshejwemo igatuma zishobora kugera kuri benshi, zishobora kuvura indwara zitandukanye, zishobora gufasha mu kunganira imirire no gutanga intungamubiri umubiri w'umuntu waba ubura, bityo bikabafasha kumererwa neza no gukira zimwe mu ndwara ziba zigoye cyangwa se abantu babazi ko bidashoboka, ariko kubera ko umubiri ubonye bya bindi za ntungamubiri warukeneye, harimo n'umuti naturel cyangwa imiti myimerere ikomoka muri bwa buvuzi gakondo bw'abashinwa, ariko kandi mu buryo bwo gukora practice, mu buryo bwo kudevelopa ya nyunganiramirire cyangwa ya muti, bigatuma igakorwa na ubuziranenge ikagera ku cyo twiyemeje cyangwa ku cyo company yifuzaga. Rero zimaze kwigaragaza ku isi hose ko zitanga umusaruro mwiza mu guhangana n'indwara zitandukanye, nkuko twabibabwiye, zimwe mu ndwara zishingiye ku mikorere mibi y'umubiri, indwara zishingiye ku kumubiri hari intungamubiri ushobora kubura, indwara zandura n'izitandura, indwara zishingiye ku guhungabana kw'ikirere n'ibidukikije zirimo wa mwuka mubi, icyo gihe indwara z'ubuhumekero product turazifite nziza zivura za ndwara z'ubuhumekero zigahangana nazo, n'ibindi bibazo bishingiye ku mikorere mibi y'umubiri, gusaza no kwangirika,
no kugenda umubiri utakaza zimwe mu mbaraga zawo. Bityo twifashishije zino product za company Greenwood International dore ko zikorwa hakurikijwe ubuziranenge na standard mpuzamahanga, ariko kandi bishingiye nanone kuri natural product cyangwa se kuri bya bimera gakondo byatunganyijwe cyangwa byitaweho kuva hategurwa imirimo yo kubihingamo kuzageza bisarurwa bigakorwamo product dukeneye kugeza bijyanwa ku masoko mpuzamahanga aho biguma n'umwimerere wabyo, bityo bikadufasha gukiza no kurinda zimwe mu ndwara zikomeye. Twagiye tubabwira haruguru, tuzagenda tubasobanurira product imwe ku yindi tubabwira akamaro kayo n'icyo yadufasha n'indwara nuko yafasha umubiri wacu. Ahangaha twababwira yuko nta kabuza muzasobanukirwa byinshi kuri byo, kandi nkuko mubizi muri Horaho Life twifashishije Greenwood product zitandukanye zirimo zirinda indwara n'izivura indwara zitandukanye, muzagenda musobanukirwa neza. Dore yuko izi practices zirenga 6 zirimo GAP good agriculture practice, birimo GAP good extracting practice, harimo GMP good manufacturing practices, zirimo GRP good laboratory practices, zirimo GCP good clinical practice na GSP good supply practice. Ibi bizatuma tubereka ko Greenwood product muri practices zose zidufasha gukora hakavamo za product twifuza zigera kuri bya bindi twifuza, aho ibibazo by'abakiriya bacu, ibibazo by'uburwayi butandukanye bigenda bikemuka. Dore ko vision ya company ari ugufasha abantu kugira ubuzima bwiza no kubaho neza ku rwego rwose rwo hejuru kuruta undi wese wabikora. Iyo Greenwood rero vision ari ukumaintaininga imbaraga n'ubuzima bwiza bwanyu kandi binyuze muri natural products, tukoptimizinga human health. Greenwood product rero ziza zikemura ibibazo abakiriya bacu bafite birimo bya bindi twabwiraga by'ubuzima n'imibereho myiza yabo, bityo bikadufasha kubaho neza. Greenwood product zikadufasha gukemura ibibazo bitandukanye, ibibazo by'uburwayi, ibibazo by'imibereho n'ibibazo by'ubuzima. Dore yuko muri byose company yubahiriza standards zirimo na HACCP, kuko ifite ama certificate atandukanye, harimo nk'iyo HACCP ni certificate yerekana ko company yujuje all practices zituma non harmful substances zishobora kubona muri product zayo. Bityo muri technique na technology ikoreshwa muri Greenwood company iguma ku keepinga umwimerere n'ubwiza bwa product, bityo bikaturinda kandi bikatuvura indwara ku kigero cyo hejuru gishoboka. Greenwood product rero ni product nziza, mushobora kuzisanga muri Horaho Life mu mujyi wa Kigali hano kwa Rubangura, ni muri etage 3 umuryango 302. Mu gihe mukeneye ibisobanuro byinshi ku buryo ushobora company ikora product zayo, ubuziranenge, ubwiza n'uburyo ushobora nawe kwirinda no kwivuza zimwe mu ndwara zishobora kuba zarakuyobeye, harimo indwara zitandukanye twagiye tuvuga, harimo indwara zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere, indwara z'amagufa n'imitsi, indwara zishingiye ku bwonko, imikorere mibi y'ubwonko, kubura ibitotsi, depression, hypertension, hypertension, diabete, indwara zitandukanye kuva ku musatsi kugera ku mano. Company ibafitiye product zihariye z'umwihariko mu kuvura no guhangana n'ibyo bibazo. Ibafitiye food supplements zongera imikorere myiza y'umubiri, abafite ibibazo byo kubura amavitamine, imyunyungugu n'ibindi bibazo, abafite ibibazo by'umugongo, ibibazo by'imitsi. Muri Greenwood International Horaho Life Company turahari kugira ngo tubagezeho product za company nziza kandi zikoranye ubuziranenge ku ruhando mpuzamahanga. Dore ko iyi company ubwayo ari company ikora products sanzwe zifite inkomoko mu buvuzi gakondo bw'abashinwa, ariko zigakoranwa ubuhanga naturel mwimerere ku buryo hatagira icyangirika, ariko ubwo buhanga bukaba ari standard cyane, dore ko ari ubuhanga bujyanye na modern technology mu kurinda, mu gutunganya no mu gukora imiti myimerere kimwe n'amasupplement alimentaire ari ku ruhando mpuzamahanga. Mwaduhamagara rero kuri telefoni zacu kuri 0788 mwana dusuraho dukorera mu mujyi wa Kigali kwa Rubangura, ni muri etage 3 umuryango 302. Mwibuke gukora subscribe kugira ngo mudatakaza amahirwe yo gukurikirana ibiganiro byacu, ariko mukore like, mukore na share kugira ngo musangize amakuru meza ku buzima kuri benshi.
turabashimiye cyane, turabakunda. Ibiganiro byacu byo nakagaruka muri kumwe na muganga wanyu Uwizeye Dieudonné. Murakoze cyane.